twari dushoreje itegangulo kimwe kirukanga n'abantu none mu ndore n'abantu banabo dore kitwa abantu bari mu ishyamba we abantu ni benshi indege z'abatuye hano indege y'abatuye hano ku kirwa bose bakomerezaho nyagasani Imana dore ba bantu bacu uburyo barimo bari kwirukanka bari guhunga ibinyamaswa byinshi hano ku kirwa hari icyitwa inyamaswa zitari nke gusa hari ibinyamaswa byinshi abantu ni benshi ntago bari gushirayo kumbi inyuma yabo dore icyitwa inzovu zasaze ntabwo inzovu buriya nubwo uvuga ngo ntabwo zirwana ariko hari ahantu zijyana nazo zikarwana dore icyitwa inzovu zasaze nyagasani Imana dore uburyo zirimo zirukangana ikiremwa muntu we dore uburyo zirimo zivudukana ikiremwa muntu ibintu byakaze nababwiye ngo iyo igiti cyanyereye n'inkende ziragwa dore ukuntu ibintu byakaze nyagasani dore inzovu dore umutonzi dore amahembe zirimo zirarukangana umwana w'umuntu dore uruhara abantu byabakaranye abirabura abazungu ibintu byakaze hamwe ni mu ndebere kandi dore abantu ukuntu bari kwirukanga nyagasani Imana inyuma y'abagaba bo dore kibari inyuma ukuntu kimeze cyo nimba ari inzovu nimba ari ikidayimoni numbazi dore bari inyuma nyagasani uremwe rudasanzwe n'urudayimoni ndebere ikintu we Mana nyagasani ukuntu kiri kwasama ibintu byakaze we mwaziraga hano iki ku kirwa ibintu biri hano ku kirwa murabizi ubwo ngubwo dore ikintu ngo dore ukuntu ikintu kimeze dore ikintu ukuntu kimeze nyagasani Imana n'ingage zasaze reka dusoreze ahangaha episode yacu ya 12 turongera ku ya 13 Imana ibandindire.